Ashatse mbese kwita umugore n'umwana. Hanyuma yabatwikisha gaze mu nzu. Ngo gaze itwika ibintu byose byo mu nzu, urumva n'inzu yahiriyemo byose. Ariko uwaziritse cyane ni Bowaze n'ubundi. Kuko niwe gaze yakubise iramutwika mu maso. Umugore n'umwana rero Uwiteka yakinze ukuboko. Ariko bivugwa ko impamvu yashatse kubica ngo ari uko yari afite amakuru k'umwana atari ubu. Ayakuye se bashakanye atwite byari bimeze gute? Ubu ni amakimbirane bari bafitanye, bari gushwana bapfa ngo umwana si uwe, ntabwo ari we, ngo Imana yamubwiye ko umwana atari uwe. Ngo buriya umwana si uwawe gute se? Cyese wagiye gupimisha Edeni ukamenya ko umwana atari uwawe, ugapimisha amasani, nibwo umenya ngo umwana si uwawe, umwana ni uwanjye. Nabundi ko byakiriye uyu mugabo yakoze ibintu by'ububwa, ni ubugwari, kubera yuko ntabwo yagomba gukora biriya bintu ashaka kugira ngo yiyambure ubuzima. Ndetse ndabashuje inshuti zacu, nizere ko mumerewe neza cyane. Ariko aka kanya hari inkuru mbi itugezeho, imwe mu nkuru idashimishije ariko kuyibabwira. Aka kanya hari amakuru ari kuvugwa ku umwe mu bakozi b'Imana, cyangwa se umwe yari umuhanzi, akaba n'umuntu ukunda gusenga cyane, Bowaze, mwagiye mumubona cyane ubwo yakoraga ubukwe. Aka kanya rero hari amakuru ari kugenda agaragara nko muri kugenda mubona mu video, aho bivuga ko yaba yashatse gutwika inzu, akiyahura, agatwika umugore we n'umwana we, ndetse nawe wenda bikaba nawe yabyenda yashatse nko kwiyahura, ariko bivuga ko ariwe yakoze iyo tentative. Ni inkuru ibabaje cyane, akuba ari umuntu yari ari mu byishimo bikomeye, yari afite umuryango, umugore we, bikaba kuri ubu ngubu bitagenze neza. Bikaba biri kuvuga ko yaba nk'uko mubona mu mashusho, intebe zahiye ndetse naho yabaga hahiye. Nuko Imana yakinze akaboko, ariko nawe yagizweho ingaruka cyane no kuba nawe kugeza ubu ngubu hari ibikomere afite mu maso. Ni inkuru ibabaje rero, benshi mu bantu bari bishimiye cyane ubukwe bwabo, bishimiye n'ubuzima bwabo, bishimiye intambwe Imana ibagejejeho, ariko byafashe indi ntera kuri ubu ngubu. Akaba bivuga ko yaba yashatse kwica umwana we n'umugore we. Ni inkuru ibabaje, ariko musenge cyane, kuko nimba ari umudayimoni bwoko ki wateye abakozi b'Imana, nimba ari iki, ni ugusenga cyane, kuko ibi ngibi ndi kubibabwira si kugira ngo tubyamamaze, ahubwo no kugira ngo mubimenye. Musenge cyane, musengere abantu b'Imana, kuko nimba ari ukuza ibintu kumva kimwe hariye, kumva ikindi hariye, kumva umwe arigambye, kumva undi asohoye iby'undi muntu hanze, ntabwo ari cyo gihe. Numva ko atari cyo gihe, kireka nimba Imana yabyemeye ikabashyira hanze, ariko ntabwo ari byo. Kuba wabona umuntu hari n'undi umbwiye ati buriya ntabwo we yabyibwira, ashobora kuba ari imyuka mibi yaba itumye atwika inzu ye. Sinumva uburyo umuntu yarubayeho neza, yari afite inzu ye, atwika intebe zikamumuyonga, nawe ubwo akazana ibisebe, kubwo kuba wari uko umugore we umwana afite atari uwe. Sinzi ko buri wese nimba yagira icyo kibazo yajya atwika inzu ye agashaka no kwihekura. Ibyo batwita kwihekura, ariko babyita mu Kinyarwanda rwose. Nk'uko tugiye kugerageza guhamagara umwe mu bantu ba hafi ye, amwita Ezekiel, muramuzi, akunda kuba ari kumwe n'uwo nguwo Bowaze, cyangwa se bakunda kuba bari kumwe ari n'inshuti ye. Agiye kugira ibyo atubwira, ariko bene data bakurikiye gusenga rwabo, ndagira ngo mbabwire, ntabwo kugira ngo tubyamamaze, ariko kugira ngo byibura tubabwire ibiri kugenda biba
musenge cyane kuko ibintu biri kugenda bifata indi ntera, ariko Imana irahari. Ni inkuru ibabaje rero, mubyumve, mugerageze musengere umuryango kugira ngo basengere barusheho gukomerezwa, kandi ntibibagireho ingaruka ikomeye. Tuzamenye amakuru, ushobora no gusanga ari n'abadayimoni, ariko kandi bibaye ari n'umujinya wateye ibyo bintu, bibaye ari no kuba ari kamere yateye ibyo bintu, ntabwo byaba ari byiza. Musengere umuryango urakomerewe. Nabonye inkuru postinze, bimeze gute bya Boaz? nanjye nabyumvise rero sindatoza neza. Uratoza kandi wasohoye inkuru? Yego nyine twasohoye inkuru, twapostinze ku byo twagiye twumva n'iby'abaturanyi bagiye batubwira, kuko ntabwo njye nageze kuri tere. Ariko Boaz nyine ngo yatwitse umugore, yashatse mbese kwita umugore n'umwana, hanyuma yabatwikisha gaze mu nzu. Ngo gaze itwika ibintu byose byo mu nzu, urumva n'inzu yahiriyemo byose. Na Boaz, ariko uwagiritse cyane ni Boaz n'ubundi, kuko niwe gaze yakubise iramutwika mu maso. Umugore n'umwana rero Uwiteka yakinze ukuboko. Ariko bivugwa ko impamvu yashatse kubica ngo ari uko yari afite amakuru k'umwana atari uwe. Ayakuye se bashakanye atwite, byari bimeze gute? Urumva nyine nanjye n'utwo ngutwo nabashije gutoragura. Buriya mu busesenguzi bwacu n'ejo tuzamenya byinshi byimbitseho, tumaze kumenya niba yarajwe muri gereza, cyangwa se muri iperereza bakoze, wenda basanze ari impanuka itaturutse ku bushake. Kugeza ubu se Boaz ari hehe, bimeze gute? Yewe rero niriwe mu Bugesera, n'ubu nibwo ndi kuva mu Bugesera. Ntabwo mfite ngo uhariye, gusa icyo nzi ngo ni uko ambulance yabajyanye kwa muganga, uko ari abantu batatu, madamu, umwana na Boaz. Rero ubwo hanyuma yo kujya kwa muganga nta yandi makuru ndamenya. Nagerageje no kuvugisha n'abantu ba hafi ya Boaz ngo bambwire amakuru. Uwo negereje ni Marene ugiye kumbwira uko bimeze, ngo mu kanya agiye kubanza kubaza uko bimeze, ubundi ambwire nawe abyumvise mbese ari njye bimubajijeho. Kuko Boaz yari inshuti yawe kandi mukunda kuvugana, yarakunda no kuba ari mu cyumba cyawe, nta andi makuru waturusha? Boaz rero buriya usa nkaho twatwaye igihe twakoraga inkuru mu gihe cy'ubukwe, akanyishyiramo, hanyuma tumera nkaho hajemo agatotsi. Nari nivugana nawe kuva yakamenya ko yagejeje muri RIB, nkabihandoringa, nkabona Imana iciye iminyururu simfunze. Kuva ubwo sinongeye kuvugana na Boaz. Twahuraga akampepera cyangwa nkamupepera, ariko nta rindi byaganze ubucuti bwanjye nawe bwari bumaze hafi umwaka tutakivugana rwose, ku buryo ntanamuhamagara ngo mubwire ngo bimeze bite mwana. Ko nabonye amazu yanyu ajya gusa nk'asa. Iriya nzu nayibayemo. Ubw'ubushobozi bwanjye rero no kubwo kwanariza kugira ngo ndebe ko natera imbere, iriya nzu nyine nyivamo. Cyane ko mu gihe turayiwishyiriraga yari amaze kuntera umugongo, nkora inkuru zo kuvuga ku bantu. Ubwo rero mikanigira aho mfitiye ubushobozi, nzabasha kwita ku mugore n'umwana, n'ibikorwa byayo isuku. Urabizi nawe ukuntu isaba amafaranga, kugira ngo ndebe ko byagenda neza. Ariko iriya nzu ni imwe n'abagamo rwose. Nanjye nabibonye birancanga, kandi narajyaga mpakubona hakura n'ibiganiro. None se Ezekiel, ibintu byabaye ku bakozi b'Imana bibaze n'iminsi biba, urabivugaho iki? Cyane ko bimaze iminsi biba, uzi byabaye kuri uriya mugabo wigambye yuko yanyweye amaraso ya Theogene n'ibiri kuba, urabivugaho iki?
nkunda kwicara mu nkuru n'ibiganiro sesengura cyangwa mbaza abasesenguzi ariko akenshi umuhanuzi wese uzaza yigamba ibyo yakoze iby'Imana imukoresha akenshi usanga atari imbaraga z'Imana ziba zibakoresha kuko iyo ukoreshwa n'imbaraga z'Imana urenda nk'uriya muhanuzi wavuze ko yanyweye amaraso ya Theogene mu by'ukuri biriya nta kwihana birimo nta nubwo ari ukuvuga ngo ni ugutanga ubuhamya ikindi kuza ukabwira abantu ngo wavuye ikuzimu cyangwa ngo umuntu ngo yavuye ngo murera iminati warangiza wareba iyo miryango y'ibanga uburyo n'ubwo bayivuga umuntu wayibarizwamo ni umuntu uba udaciriritse nk'uriya umuntu by'ikuzimu ni umuntu ugaragaza yuko koko nawe ukabona ko hari ibyo yakuyeyo bifatika simakane ko ikuzimu hatabaho ariko ntabwo ikuzimu abantu bakunda kuvuga njye nemera nk'uko ameze nk'hano ku isi ahubwo njye numva ko ari mu buryo bw'umwuka cyane ko Bibiliya ivuga ngo ntabwo dukirana n'abambaye inyama n'imibiri n'amaraso ahubwo dukirana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru rero ikuzimu njye mafataho n'imyuka mibi ikintu cy'imyuka gusa rero imyitwarire y'abantu yo muri iyi minsi yaba abantu bumva ibintu dukora byatuma bamenya gusobanukirwa bakamenya kurobanura intama mu ihene ariko nyine kuko bazita amatiku twebwe twarerewe mureke twikorere ibyo dukora turabizi n'Imana izabiduhembera ariko uko biri kose nabo barimo baragenda babona ko abantu bagenda bagabo bajya ku karubanda ese ko nzi ko nawe uri we ko nzi ko nawe uri we kandi nawe akaba ari utuntu tugenda tukugaragaraho yewe utugaragaraho uko ari two twose uburyo kureka tugaragare ntabwo kuba ndi umuhanuzi mvuze ngo ndi mu ijuru ndi mu isi kandi iyi si turimo twirwaniramo n'ibintu byinshi ariko ntabwo ndagera ahantu navuga ngo ndi umukiranutsi 100% ku buryo nakumva ko icyaha kitambaho ahubwo kimbayeho nditwara gute nyuma y'uko nkoze icyaha njye rero ndi nka Dawidi Imana yarandondoye iramenya izi myicare n'imihagurukire imenyera kurabyo n'ibwira ingoti imbere n'inyuma ngewe ubugingo bwanjye nabushyize mu maboko y'Imana ndi umuhanuzi ariko manura Imana yambwiye kandi simanura kugira ngo abantu banyemere ariko Ezekiel ko ari nako tukubonye wenda tuzongera tukakuganiriza ko nibuka ikiganiro twagiranye wambwiye ko ari igihango wagiranye n'Imana uracyabikomeje cyane rwose ndacyakomeje none se ko sindanywa inzoga hari ibintu byinshi narinjiramo ndacyakomeje gukora akazi kanjye ko gusenga no guhanura ndacyakomeje gukorera Imana no gusesengura no kubwiza abantu kuri rero ntabwo nigeze ntatira igihango nagiranye n'Imana se ko ari igihe kamere igufata ugatukana na Feniyasi yabonye umwisirayeli asambanira mu ihema ry'ibonaniro arangije afata icumu amwishyira mu ihema ry'ibonaniro gusa ari gufatwa na kamere nkatukana na Feniyasi wafashe icumu akica umwisirayeli ubuze hari Mose wafashe umunyegiputa akamwica akamurenzaho umucanga hari Mose wafashwe na kamere agafata igishushanyo akagihondagura akakimenagura akagisuka mu mazi hari byinshi natwe dukora nyine kuko turi abantu gusa Yesu ntiyagize kamere asanze bari gucururiza mu nzu y'Imana akatangira kubitera imigeri bitama agasohora agakubita akagira gute ariko Yesu yaracyahaga nanjye mba ndi gucyaha mu butumwa Yesu yaguhaye se guhaye ubutumwa bwo gucyaha burya genda usome muri Yeremiya uhere ku gice cya mbere manuko uraza gusanga mu burenganzira bw'ibyo byose gushyiriyeho k'umuhanuzi uhanira amahanga hanyuma rero gushyiraho kurandura gusenya kurimbura kubika ngatera imbuto rero hariya byose mba ndi kubikora mu muhamagaro wanjye
kandi buri wese burya umuntu niwe umenya ngo nahamagawe nte. Izi nkuru mbi zikomeje kwaduka se mu bakozi b'Imana zo ni gatiki wo kabyarawe ko njya mbona bibamo kundenza ni gatiki. Izi nkuru zaduka ku bita abakozi b'Imana kenshi zigamije kubanza kurobanura gukura intama mu ihene. Ni wa mweyo suri burakurara. Ubwo rero icyo nagira ngo bisobanureho izi nkuru zishoboka ni ukugira ngo Imana igaragaze abakozi b'Imana nyabo n'abanyabinyoma, abayibeshyera n'abanyabinyoma. Rero hari inkuru dukora abantu bakatwita abanyabinyoma, ariko se nk'urugero nk'uyu muvandimwe wa Bowaze wagaragaye nk'umukozi w'Imana abantu bakamwizera, akaba ageze ku mujinya ushobora gutuma akora igikorwa cy'ubwiyahuzi no kwica abandi. Ati ibyo ngibyo nibyo twagakwiye gusa. N'uyu waje sinabonye amaraso ya Pastor Theogene, uriya ngo nibishaka Theogene ati ningema urabizi ukuntu yakikije isi, ngemuhanuza abandi bose ntabwo ari abantu. Nyuma menya ko yataye urukozi byose biragaragara, birarangira nyuma aza kugaragarwa n'ijambo ngo tumubenure. Uyu nguyu witwa ngo ni kandi mu by'ukuri ku materi no ku mateleviziyo yabo ibyo ngibyo ntibabigaragaza, niyo banabivuzeho batangira kuvuga ngo abantu barababeshya ngo ni satani ngo ubange uri kubasiga ibyaza ibiki. Niba umunsi n'umwe nzatora inkuru yo gusiga umuntu icyayi, buriya ngo usohora inkuru namaze kumenya ngo iyi nkuru ngusohoyeho ni ukuri nubwo nayibazwa basobanura ko ari ukuri, igisure no kuko kubaha amategeko cyangwa se